Oh my God. Ah, shepe! Che bello! Bimeze bite se Kanyarwanda? Nshobora abashyitsi banjye. Ibintu by'abashyitsi banjye rwose mfite abashyitsi urihangana umunsi ntabwo ndi buguhe. Ariko wabyutse neza. Meze neza nta kibazo kabisa. Umva se njye nyine turi kumwe na rero bari abashyitsi banjye nibagenda ndaza kukurabura ndaza kuguha duke ndakubikira duke ntugire ikibazo. Wegenda nta kibazo. Umva ndumva inzara nyinshi. Kanyarwanda bizi ko nta kwima ibiryo rwose urabizi ko inshuti yanjye ariko ihangane njye niza gusigaza ibiryo ndakubikira ntugire ikibazo. Ibintu by'abashyitsi banjye mfite abashyitsi hano mu nzu. Nta kibazo ujya mu nzu nta kibazo abashyitsi rwose baraba bari nanjye ubwo ndahita ngenda. Nta kibazo ubwo turi kumwe. Jesus! 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 God have mercy upon us. You get it? If you don't get it, forget about it. I don't want peace. I want problems always. For the water heater, the hand washing basin will be coming here. WC pot is here. The telephone shower is here. This is what will be bringing water. One will pick water into the polytank, one will bring it from the polytank down. The last floor, which is the third floor too, I'm done with the pipe fitting. Finally, this is the second kitchen. So this, the water heater. This is where the kitchen sink will be coming. Okay, thank you. Today's work is at Wager, behind the Talented Kids International. So this is a wash, this is a bedroom. We enter here, this is a washroom. This is where the first toilet is going to be. The toilet is here, the hand washing unit. And then this is the bath exit. We go this way. We have similar things, the toilet, hand washing basin, and this is the bath exit. This is the visitors washroom. So the visitors washroom, this is the toilet. This is the hand washing.